warubizi. Haleluya. Ubwo Yesu atuye mu mutima wawe, ubwo Yesu ari mu bugingo bwawe, uri umunyacyubahiro kuruta abandi, uri umunyamahirwe kuruta abandi. Haleluya. Abenshi bazi ibya hano ariko wowe uzi n'ibyo mu bugingo buhoraho, witeguye kuzabana n'Imana mu ijuru. Haleluya. Abandi basohora kuba banditswe mu bitabo by'abantu bakoze ibintu bikomeye ku isi, ariko twebwe twanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama. Haleluya. Mu gitabo cy'ubugingo. Nta cyamamare kuruta umuntu wanditse mu ijuru. Turi abana b'uwo mugabo utagira ikimunanira, ushobora byose. Haleluya. Ariko ndakwifuriza ko waba umwana usa na so. Hari abana bavuka bakatarura imico mu baturanyi ntibase na se. Abo bana rero baravuna kandi bakoza se isoni, ariko dukwiriye kuba abana basa na data. Haleluya. Ibyo akunda akaba ari byo dukunda, ibyo ashima akaba ari byo dushima, ibyo yitaho atindaho akaba ari byo twitaho. Tugafata umuco mu rugo rwa data ukaba umuco wacu, ntidutarura imico yo mu baturanyi. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Rero abana nibo bagira ishyaka rihoraho, kuko ntabwo wagira ishyaka ry'ibintu bitari iby'iwanyu, ariko iyo ari iwanyu uba wumva ibintu byose bikureba. Iyo usanze hari ibyatsi byameze ku muharuro, uri umwana ukuze utari ikirara, wumva bikureba, ukora isuku nta muntu ukubwirije. Ugeze iwanyu ugasanga nta sukari ihari, wibwiriza kuyiguramo amata avuze, iyo uri umwana ufite uburyo. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Ariko aho uri umushyitsi uhagira ishyaka gato, nkuko navuze, ushobora kugira umutima w'imbabazi wabasuye ukagira icyo ukemura, ariko iby'umwaka utaha n'iby'ukwezi gutaha ntabwo bikureba, wahageze bushyitsi. Dufite icyorezo cy'abana b'Imana babaye abashyitsi mu rugo rwa se. Bavuka ku Mana ariko bahatura nk'abashyitsi, ntibahakumbura, ntibahitaho, ibyaho byose ntibibareba. Ni abashyitsi nyamara ni mu rugo rwa papa. Imana igukure muri abo, winjire tubane mu bana. Haleluya. Bazi neza ko bari iwabo kwa se. Imana yacu tugirire neza. Niba uri umwana mu rugo rwa so uzahakunda. Nta mwana utari ikirara wanga iwabo. Umwana ukunda gutinda mu mihana, umwana ukunda kudataha udakumbura iwabo aba ari ikirara. Umushumba yavuze ngo se hari umuntu wanga gutaha iwabo utahakumbura, aba afite ikibazo, nta nuharambirwa. Umwana w'ukuri kuri data azakunda iwabo. Ntasakunda iwabo gusa, azahafuhira. Uhafuhira ute? Iyo ubonye inzu y'iwanyu itangiye guhengama, ugerageza kwirwanaho ngo ise neza. Iyo uri umukobwa ufite umutima ugatangira gukorera amafaranga, inzu y'iwanyu ntishobora gusa nabi. Iyo uri umuhungu ufite ubwenge, iwanyu hagirira ifuhe ntashobora guhinduka amatongo. Reka mbabwire, n'abatagifite ababyeyi bajya barwana ku matongo y'iwabo, bakavuga ngo ahangaha hari iwacu. Iwabo w'umuntu ntako hasa. Haleluya. Turi abana mu rugo rwa data, tugomba kuhakunda, tukahagirira ifuhe, tukanga ko hasa nabi. Imana yacu dutabare. Iyo uri umwana wo mu rugo wanga ko iwanyu haseba, umwana w'ikirara niwe wenyine wakwemera ko iwabo hajyaho igisebo. Ariko umwana utuye mu rugo kandi atari ikirara, afite umutima w'abana, ntazemera ko iwabo haseba. Haleluya. Badafite n'ibyo kurya bagiye kwakira abashyitsi, yakwikoza hirya no hino, yakwikopesha, yasaba inshuti, ariko abashyitsi bagasanga hari ibyo kurya, ntashobora kwemera ko iwabo haseba. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Ikindi, azaba ari iwabo kenshi. Umwana utari ikirara agira amasaha menshi yo kuba iwabo, ahafitiye umwanya. Abana b'ukuri dufite umwanya wo kuba mu rugo rwa data. Haleluya. Tuhafitiye umwanya, ntabwo tubaho umwanya wacitse ku icumu, ntabwo tubaho umwanya wasagutse ku bindi bintu byose. Turahabanza, hanyuma ibindi akaba ari byo duha umwanya wacitse ku icumu. Ntabwo tuba mu rugo rwa data, amakwe yose yararangiye muri quartier, anniversaire zose zararangiye, imirimo yose yararangiye, tugira ibyo dukuramo tukaba mu rugo rwa data. Haleluya. Abana batari ibirara bagira umwanya wo kuba iwabo mu rugo, bahagirira umwanya. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Haleluya. Aba bana hari n'igihe baba bataragira ibifatika. Tuvuge ntafite amafaranga yo kugira icyo afasha iwabo, ntafite ubushobozi bwo kubakira inzu. Nubwo yaba adafite ubwo bushobozi, nubwo yaba adafite amafaranga, ibyaho yumva bimureba. Kuko ibikorwa mu rugo rwa data si amafaranga gusa bikora, hari n'ibikorwa n'amaboko, hari n'ibikorwa no kwicara ukahitegereza ukavuga uti yo,
idirishya ryo kwa data ryamenetse ikirahuri, hari itafari ryavuyemo kandi mfite amaboko yo kurisubizamo. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ushobora kuba utagira ibifatika ngo hubake, ariko ibyaho birakureba iyo uri umwana mu rugo. Amen. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2:49, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 2:49, hejuru gatoya Yesu yarafite imyaka 12, bari baje Yerusalemu n'ababyeyi be. Bahageze bahakora ibyo bahakoraga, barongera barataha basubira iwabo. Ababyeyi ba Yesu bagenda bazi ko Yesu yajyanye nabo. Bageze mu nzira ngo bamaze gukora urugendo nk'urw'iminsi 3, bashatse mu bantu basanga Yesu ntabwo ahari. Ku murongo wa 49 harambwira ngo baraje baramubaza, bavuga se kuko waduhangayikishije umutima, kubera iki waretse tugende urugendo rugana gutya ntutubwire? Ku murongo wa 49 arabasubiza ati, mwanshakiraga iki? Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa data? Haleluya. Umwana ufite se, umwana uzi wabo, aravuga ati mwanshakiraga iki? Ntimuzi ko binkwiriye kuba mu rugo rwa data? Muri Bibiliya y'Igifaransa barasubiza ngo, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ese ntimuzi ko nagomba kwita kuri business za data? Murashakira iki? Ntimuzi ko abantu ngomba kubarizwa kandi nkahatinda? Nkwiriye kwita kuri aferi za data, nkwiriye kwita ku bya data. Ndagira ngo tuganire inshuti z'Imana. Yesu yari yaravuye mu ijuru, Yesu yari umwana w'Imana, yari afite mission iri defini izwi, azahitangira naho irangirira. Ariko Yesu yari afite umwanya wo kuba mu rusengero. Haleluya. Wowe nanjye turemera ko urusengero rw'ukuri ari imibiri yacu, turi buturo bw'Umwuka Wera cyane rwose. Ariko reka nkubwire ngo ubwo buturo bw'Umwuka Wera bukwiye kuza no mu rusengero, tukajya mu iteraniro ry'abandi bera. Haleluya. Ndi urusengero njye ubwanjye, ariko kugira ngo mbashe iby'ubu buzima, kugira ngo mbikore neza, nkwiye kuza ngahura n'izindi ngingo zigenzi. Ngomba kugira iteraniro mbamo, uko ryatwitwa uko ariko kose. Nkaba muri iryo teraniro niteguye kuzajya kuba mu rusengero rukuru. Haleluya. Hariya hamurika mu maso ha Kristo, hariya hadakeneye gucanirwa n'amatara, hatabizuba n'ukwezi, ubwiza bw'umwana w'intama nibwo buhamurika. Haleluya. Uru rusengero ndabyemera, ariko ukwiye kwegerana n'izindi ngingo, ukwiye kugira iteraniro ry'abera ubamo. Yesu yari umwana w'Imana, yari yaravuye mu ijuru, yaragwije umwuka w'Imana. Kuki yabwiye ababyeyi be ngo se ntimubizi ko nari nkwiye kuba muri aferi za data? Aferi za se yavugaga sa handi, bamusanze yicaye mu rusengero. Bana b'Imana bagenzi banjye, haleluya. Imitego ni myinshi, ibishuko ni byinshi bibwira abera ko badakeneye kugira insengero. Ariko niba Yesu yaravuze ngo se sinkwiye kwita kuri aferi za data, kuri business za data, abivuga ari mu rusengero, ngo bamusanze yicaye atega amatwi abigisha, arimo kubabaza ibibazo, arimo kubasubiza, abantu bose batangarira ubwenge bwe. Yari afite umwanya wo kuba mu rusengero. Iyo somye mu butumwa bwiza inshuro nyinshi, mbona ku isabato ngo yaragendaga nk'uko yari abimenyereye. Yesu yagize umwanya wo kubahiriza isabato, akajya mu isinagogi agasenga nk'abandi. Rimwe bakamuha igitabo akabumbura akivugaho, ubundi ashobora ko yaricaraga ntabwirize. Haleluya. Abapasiteri Yesu ashimwe. Imana itubabarire abajya bajya mu nsengero ko bari bubwirize gusa. Abavuga butumwa, haleluya. Hari abavuga butumwa benshi batagira insengero, bagenda bari bubwirize gusa. Uzarya ryari? Hari umushyuhe buzanwa no kwicarana na bene data. Urukwira umwe ntabwo rugira umuriro. Ukwiye kugira iteraniro ry'abera ubarizwamo. Nushaka kuryita ministeri, nushaka kuryita urusengero, nushaka kuryita iki, ukwiye kugira iteraniro ry'abera ubarizwamo. Yesu yari arifite kandi ari umwana w'Imana. Udafite karande, udafite ibyo yikura, udafite amadayimoni muri we, udafite ikibazo na kimwe mu bifatika, ariko yagiraga umwanya wo kuba mu rusengero. Arababwira ngo mwanshakiraga iki? Mwari muzi ko nkwiye kwita kuri aferi za data. Oh, haleluya. Haleluya. Imana tugire neza. Amen. Abana bazima batabaye ibirara bose bakumbura iwabo. Dufite iwacu mu ihema ry'Imana. Ni ahantu tugirira amahoro, tubwizanye ukuri, kubakijijwe mumaze iminsi mubana n'Imana, hari amahoro mwakiriye mu nzu z'Imana, hari agahinda twahakiriye, hari imibereho twahigiye, hari inyifato, hari n'uburere bwiza, hari ibintu twahigiye. Twahigiye ibintu dukoresha tukubaka amago yacu. Twahigiye ibintu bitubwira ngo abantu bakuru bavugishwa gutya, abanyacyubahiro bavugishwa gutya. Twahigiye ibintu byose bikoze ku bice by'umubiri.
abana bose batari ibirara rero bakumbura iwabo, bakumbura mu ihema ry'Imana. Iyo gukumbura mu nzu y'Imana byagushizemo uba waragize ikibazo kandi gikomeye. Ndabyemera, ndabizi ko muri iyi nzu y'Imana, mu ihema ry'Imana dushobora kuhahurira n'ibikomere n'ibitubabaza. Bene data nabo bakomeretse bashobora nabo kudukomeretsa. Erega burya umuntu atanga icyo afite. None se agukunde nta n'urwo yifitemo, nawe yarashize. Ariko niba rufite azaruguhaho, niba atarufite azaguha ibyo afite. Ibyo afite n'ibikomere, nawe yabaye igisenzegeri, nawe azaguhitana kuko nawe ntariho. Ariko abana bose batari ibirara bakumbura iwabo. Ushobora kuhakomerekera, mama bashobora kukubwira ijambo ribi, ariko ushobora gushaka ukagira urugo rwawe ugafite n'aho uba, ariko nta kintu kizasiba iwanyu. Haleluya. Ukwiye kugira iteraniro ry'abera ubarizwamo. Nitaye ku cyakubabaje n'icyagukomerekeje n'icyo wahuye nacyo, ukwiye kugira iteraniro ry'abera ubarizwamo. Niba kandi warakomerekeye hamwe, uzajya ahandi. Uretse ko nakubwira ko nta torero ritagatifu rihari, kuko hatuye abantu bambaye inyama n'amaraso. Ariko niba hari ibyo utakiyumvamo, uzagende ujya ahandi, ariko ugira ahantu barizwa. Haleluya. Mu magambo amwe Yesu yabwiye abantu, yaravuze ngo ntabwo azagaruka. Yaravuga ngo nibagira ibibazo mu mudugudu umwe bazahungire mu wundi, bahungire mu wundi. Umwana w'Imana ngira ngo azarinda agaruka batararangiza iyo midugudu yose. Nawe niba warakomerekeye muri rimwe, aho kugira ngo uhunge ntagire irindi ujyamo, uzashaka irindi ujyamo. Ndabihamya ko muri iyi Kigali utabura itorero ubamo. N'abadukurikira, haleluya. Ndabihamya ko aho ubarizwa utabura irindi torero ujyamo. Imana yacu tugire neza. Ariko ntuhunge, ntubyihorere. Haleluya. Niba utagikumbura iwanyu, wongere witegereze. Urasanga ari igikomere cyagukuye mu nzu y'Imana. Urasanga ari ugutenguhwa, disappointment, yagukuye mu nzu y'Imana, ukababazwa, ugahemukirwa n'abantu bikakura mu nzu y'Imana. Ariko nari nkwinginze ngo wibaho uri wenyine. Haleluya. Yesu yasubije ababyeyi be ngo sintimuzi ko nagomba kwita kuri business za data, kuri affairs za data. Ese Yesu tumurebye n'uburyo yarariho n'ibitangaza yakoraga, urabona yarakwiye kugira urusengero? Urabona yarakwiye kugira umwanya wo kujya mu iteraniro? Ntawe yarakwiye kugira. Akicara imbere y'abandi bakigisha. Ariko hari igihe tugira umwuka utari wo, wasumbye umwuka w'Imana muri twe, umuntu akumva abantu bose yarabarenze. Iryo ni itangiriro ryo guhirima, ni itangiriro ryo kugwa, ni itangiriro ryo kuyoba. Garuka bigishoboka. Haleluya. Zaburi ya 84 umurongo wa 2 n'uwa 3, dusimbuke tujye kuri 5. Haravuga ngo, Zaburi 84 2 kugeza kuri 3, tugasimbuka tukajya kuri 5. Haravuga ngo, Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe n'ay'igikundiro. Umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. 5. Ngo hahirwa baba mu nzu yawe, babasha kugushima ubudasiba. Haleluya. Muri komantere biblika bavuga ko aya magambo yanditswe n'umurewi umwe cya gihe umwami Sanekarebu yari yarasenye abayuda. Noneho uyu murewi akumbuye kuba mu mahema y'Imana, avuga aya magambo. Haleluya. Aravuga ngo, Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe n'ay'igikundiro. Igikundiro avuga ngo ni heza, hararyoshye, ndahakunda kuruta ibindi bintu byose. Yarakumbuye kuba mu nzu y'Imana. Haleluya. Aravuga ngo, umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ndetse biwutera kugwa isari. Kugwa isari ni iki? Ni ya nzara igeze kure. Ese ujya ukumbura mu nzu y'Imana ukumva ufite inzara iruta y'ibyo kurya? Kadoyese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Nubwo nagize umugisha wo kuba nigisha, ariko nkumbura mu nzu y'Imana. Iyo nagize ingendo nkumbura kuramya Imana hamwe n'abandi bera. Haleluya. Nkumva nkumbuye kuramya kw'iwacu. Ntabwo dufite ko ari igitangaza, ariko numva nkumbuye uwo mwanya. Haleluya.
uyu mureba aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo, amahema yawe nayo igikundiro. Mu yandi magambo, mu mahema yawe, mu nzu yawe hashobora kuba hatarimo amakaro, hashobora kuba hatameze neza, hashobora kuba ari urusengero rudasamaje, ariko naho igikundiro harandutira amazu meza yose njya mbamo muri Kigali. Haleluya. Icyo abana b'Imana bakumbura mu nzu y'Imana bimeze gutyo, ntabwo igisabo tugendana ku itorero ry'Imana twaba tugifite. Haleluya. Harimo ngo umutima wanjye urifuza ibikari byawe ndetse biwutera kugwa isari. Abana b'Imana benshi banyotewe ibindi bintu, ni ibindi bintu basonzeye ibintu bisanzwe. Asonzera filime z'amaseri z'ikinyarwanda, za zindi agasobanuye bagakuye mu cyongereza bagashyira mu kinyarwanda. Hari izindi z'amaseri z'ikinyarwanda zikurikirana. Abana b'Imana benshi basonzera ya filime, yaba ari ahantu aya masaha yayageze akabura amahoro. Twari twicaranye n'umudamu mu kiriyo, isaha niba yari y'urunana niba yari y'iki igeze abura amahoro, aravuga ati ngomba kubone kuteri, ibintu birapfuye, ndapfuye, ntabwo ati akajya agira gutya ati nabaho nta runana na rumwe rurancika. Ntabwo se urunana, ntabwo yego nigeze kumvaho, ariko abura amahoro, yashakishije kuteri kugeza igihe ziboneye. Iby'ikiriyo n'umubwire ashyiramo kuteri, yiyumvira urunana rwe rurarangira. Abantu b'Imana benshi bafite ibindi bintu, bafitiye isari, bafitiye inzara, ntabwo bakumbuye mu nzu y'Imana. Cyaduha Imana ikaduteramo uyu mwete, inshuti z'Imana. Haleluya. Ukabikumbura, ukabisonzera, biruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose ukunda. Isaha ya filime ya seri bareba ibari mu mutwe, nubwo yaba atareba ku isaha amenya kwigeze, bayifite mu mutima, barayigendana. Ariko iyo batatelefone, pasiteri atatelefone atibukije, baranga amasengesho yo kwiyiriza akanayibagirwa, akajya avuga ngo harya byari itariki zingahe, nta shyaka ry'inzu ya data. Ariko ntiwamurenganya, ntabwo umuntu yagira ishyaka ry'inzu ya data adafite n'ishyaka rya data ubwe. Aho niho bihera. Ijambo ry'Imana dusaba gukunda Imana n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose. Igihe ibyo bice byose utabitanze, urimo urayibeshya, ariko niwe urimo kwibeshya. Haleluya. Ntiwakunda urugo rwa so na so mudafitanye umubano, mudakundanye. Imana itugwiriza urukundo dukunda data, kuko yadukunze ntacyo aduciye. Adukunda tudakwiriye, akadukunda tudashyitse, akadukunda turi babi, akadukunda twigaragambije twanze kumukorera, akadukunda turi mu ntege nkeya, akadukunda ibihe byose. Wamwitura iki uretse kuba mu nzu ye? Ko adahari ngo tumufateho, ariko hari inzu ye, hari ambasade ze. Haleluya. Yaravuze ngo itorero ryanjye nzaryubaka ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Ndabizi ko itorero ari ingingo za Kristo hirya no hino, ndabizi ko itorero ari abantu, atari amazu yubatswe n'abantu, ariko hari amazu yitirirwa izina ry'Imana. Haleluya. None se tumusange mu kabari, ariko akabari igihe kari mu itorero harimo abantu, gashobora guhinduka inzu y'Imana. Inzu y'Imana n'ahantu aba bantu b'Imana twese duteranira. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Aravuga ngo umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugira Imana ihoraho impundu. Ndagira ngo wumve, nimusoma Bibiliya mujye mugenda gake gake, bisigaye biryohera we, nkavuga Mana kuki natinze kubisoma. Uzi ukuntu nabisomye mfite ubukererwe. Abajene, haleluya, nimusome hakiri kare. Harimo ibintu bizabubakira amago, harimo ibintu bizabakura mu bukene, harimo ibintu bizabigisha imyitwarire. Nimusome hakiri kare. Iki ntabwo ari igitabo cyataye igihe, ni igitabo kihora kiri updated, kigezweho. Kubisomana ubukererwe, hari intambara binteje na n'uyu munsi nkirwana. Bisome hakiri kare, bihindura ubuzima bwabo. Ngo byigisha umuswa ubwenge. Nta muntu usoma Bibiliya yitaye ukomeza kuba umuswa, nubwo yaba ataragiye mu ishuri. Impamvu dukomeza kubabaswa nuko tutayisoma tuyitayeho. Dufata akarongo kamwe, nonyura mu mazi nzabana nawe, nabwo ukaba utazi naho kandi. Oh haleluya. Imana itugire neza. Aravuga ngo umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. Ndifuza kuvuga umutima n'umubiri, kuko dufite icyorezo kivuga ngo umutima uriyo, ngo turi kumwe mu mutima. Ayiwe, mu giterane tuba turi kumwe mu mutima, mu masengesho turi kumwe mu mwuka. Uyu mwanditsi yaravuze ngo umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. Arahari mu buryo bwose. Umutima urahari n'umubiri urahari. Ikintu ukunda ugishyira umutima ukagishyira n'umubiri. Abafiyanse n'abafiyanse, haleluya. Ko wamuhaye umutima kuki urenga ukajya kumusura? Kandi hano hari abajene benshi. Haleluya abajene. Ko wamuhaye umutima kuki ujyana n'umubiri? Nuko biri ngombwa.
data kuki tumubwira ngo mu basengesho tsaba turi kumwe mu mwuka mu mutima ngo Imana irabizi ngo Imana ireba mu mutima. Imana iragushaka wese n'umutima wawe n'umubiri wawe, hanyuma bikavugiriza Uwiteka impundu. Haleluya! Mwiteraniro ry'abera, mwiteraniro ry'abaguzwa amaraso, reka tumuhe icyubahiro aragikwiriye. Haleluya! Uyu muntu yari yaranyuzwe, yari yararyohewe. Ku murongo wa 5 avuga ngo hahirwa abo mu nzu yawe babashe kugushima ubudasiba. Yari akumbuye, yibuka ko uyu mwami yabazonze batakijya mu mahema y'Imana. Aravuga ngo hahirwa abo mu nzu yawe babashe kugushima ubudasiba. Yibutse ayo mahirwe yari afite ariko atagifite uyu munsi, ariko twebwe tuyafite. Tubwiriza nta ari kayidi turasa, tubwiriza nta muntu turasa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Tubwiriza leta yacu iraduhaye amahoro n'umudendezo, cyangwa nuko tudasakuriza abaturanyi dore mwabishyizemo, cyangwa nuko dushyiramo biriya. Ariko dufite amahoro, dufite umutekano wo gusenga amasaha yose. Ariko abantu bafite amahirwe nibo batayaprofita. Abari mu bihugu by'Abarabu, abari mu bihugu bitarimo ubutumwa bwiza, nibo bafite bashaka kuvuga amagambo ngo hahirwa abo mu nzu yawe babasha kugusenga ubudasiba. Aya mahirwe dufite bo barayabuze. Ushize naganiraga n'umuntu ufite ishyaka ry'ubumisiyoneri, numva ndaryohewe. Ndavuga disi ibi bintu biracyabaho. Tekeza ko Imana ikubwira gukorera muri kilometero 2 z'iwanyu, kilometero 1 ukanga. Waruzi ko abamisiyoneri bakibaho, bava mu mashuri akareka university akuvuma amagaro w'Imana akava mu Rwanda akajya kuvuga ubutumwa bwiza mu bihugu by'Abarabu. Waruzi ko abanyarwanda bahari bameze batyo? Wowe uturanye n'itorero ariko naho kujyayo bikaba ikibazo. Pastor azajya ahora duhamagara masengesho ya buri munsi ariko abona ko nta kindi kintu dukora. Kora kandi usenge. Daniel yarakoze kandi arasenga. Haleluya! Yosefu yari umuboyi, reka tumwite umuboyi, ariko ukuboko kwiza kw'Imana kwari kumuriho. Yagukuraga hehe? Yozaga amasafuriya anasenga, avuga mu ndimi, avuga ngo Imana y'iwacu sinzayivaho. Byamuhaye imbaraga zo gukira mu Potifari kandi nta teraniro ry'abera bahari. Haleluya! Ariko umuntu ufite umutima umeze gutya, hari urusengero hafi iwabo ntiyareka kurujyamo. Doyese icyubahiro. Haleluya! Aravuga ngo umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiza Imana ihoraho impundu. Hahirwa abo mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Ni amahirwe icyaduha abantu bakagira inyota y'Imana. Aya mahirwe yo kuba mu nzu y'Imana. Imana yangiriye neza nampamagara, ariko disi ariko taranampamagara narahakundaga nako ntaramenya iby'umuhamagaro. Ndi umukristo wicaye iteraniro nasibaga, sinzi icyabaga cyabaye. Nuvuga ngo habaga habaye ikintu gikomeye, cyangwa ntari muri icyo gihugu, cyangwa ntari muri ako gace. Imana yo kabyara, none Imana ikimpezayo yangiriye neza. Haleluya! Makunda atari uko ngiye kuvuga, makunda kuko hari umukiro. Haleluya! Harakiza. Umuntu yinjira umujinya n'umushiha byamwishe, akajya yumva amahoro atazi ahava. Haleluya! Yinjira byamushobeye, igisubizo kitaraboneka cy'icyasabwa, ariko akajya yumva afite amahoro ukuntu n'uwashubijwe. Mu rugo rwa data hari umubyibuho. Haleluya! Hari ubuzima ku muntu waje ufite umutima unyotewe. Ariko umuntu aje afite umutima utanyotewe ataha nkuko yaje. Mu rugo rwa data hari ibyo kurya bitunga umuntu, ariko igihe waje udafite umutima wo kurya utaha nkuko waje. None se wicaye muri restaurant ariko ntubumbure akanwa ngurye, wahaga? Ntabwo wahaga. Kuza mu nzu ni kimwe, ariko kuza ufite umutima wo kurya no kwakira. Haleluya! Uvuga ngo ni kiye kintu gishyashya mwami uri bunyigisha uyu munsi. Ese urambwirira mu ndirimbo, ese urambwirira mu ijambo, ese urambwirira muri rya tuzi cyagiye tuba dutegereje. Hose aravuga kandi hose arakora. Haleluya! Umuntu ufite umutima uri mwinyota ntabwo azabaza ngo higishije nde. Mukawumva ko ngako. Haleluya! Ninde uri bubwirize? Uziko ari n'abakata ku muryango agasubira yasanze kana katabwirije. Kono kuba umwana umuntu agakabye. Hari ibihe yego umuntu yamera atyo, ariko ntukwiye kubihorana. Imyaka 5 mu gakiza vrema ukaba ukimeze uryo. Ufite ukwezi uri mu mwaka wa mbere w'agakiza byakumvikana. Ariko ufite imyaka 5 mu gakiza. Umuvuga butumwa uvuga neza ntago ari kuguza amaraso. Ni igikoresho. Ni nka microphone. Nta kindi ari. Ariko abantu bakunda bavuga ubutumwa kuruta ko bakunda Kristo.
burya batari umukristo w'ukuri, aba ari umufana wanjye, aba ari umufana w'undi muntu runaka. Imana yacu itugirira ubuntu. Haleluya. Ubuturo bwawe n'ubw'igikundiro mwami, harakunditse, umutima wanjye uhora uhifuza. Haleluya. Reka ngane kuri Zaburi ya 69 umurongo wa 10. Barongeye bavuga ariya magambo umukozi w'Imana yadusomeye kare, ameze nk'ariya Yesu yavuze, ariko ageretseho ikindi kintu gitangaje yifuza ko wakumva. Zaburi ya 69 umurongo wa 10. Kubasoma Bibiliya z'icyongereza cyangwa igifaransa n'umurongo wa 9, Bibiliya zacu z'ikinyarwanda n'umurongo wa 10. Haravuga ngo kuko ishyaka ry'inzu yawe rindya, ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri njye. Kuko ishyaka ry'inzu yawe rindya, ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri njye. Haleluya. Kuba afite ishyaka ry'inzu ya data, ibitutsi inzu ya data itukwa, umugayo inzu ya data igawa cyangwa ishyirwaho, haleluya, bumva ari uwabo. Muranyumva nshuti z'Imana? Aravuze ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandya, ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri njye. Umuntu ufite ishyaka ry'inzu y'Imana, ibitutsi batuka inzu y'Imana niwe bijyaho, yumva bimureba. Iyo umuntu aciye hano akavuga ariko saka n'agasengero, yumva ari we bavuze. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo hari umugayo uri kuri iyo nzu, yumva ari uwe. Kuba afite ishyaka ry'inzu y'Imana, bumva ikibazo cy'iyo nzu, igisebo cy'iyo nzu ari icyabo. Yavuze ngo ibyo bagutuka byaguye kuri njye. Mu yandi magambo, nateze umugongo binjyaho. Hari abera bari hano, hari abaguzwe amaraso bari hano. Haleluya. Hari abafite ishyaka ry'inzu y'Imana bari hano. Uzi ko hari umwana w'Imana ushobora kuba yicaye ahantu bavuga nabi itorero asengeramo, akagira isoni zo kuvuga ko hasengera, akabafasha. Ubundi iyo barimo bahavuga bashobora kuhavuga n'iby'ukuri, kuko ntituri ba miseke igoroye. Uri izi nzu za data, harimo abana badutobera, harimo abana batwangiriza, harimo n'abakozi badushyiraho igisebo. Rwose byose birahari. Ariko uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze ngo ibitutsi bagutuka byaguye kuri njye. Sinabyirengagije, narabifashe bigira ibyanjye. Numva hari icyo nabikoraho. Icyo ushobora kubikoraho nkibikoraho, icyo ntabasha ndagisengera. Nterwa agahinda n'ibitutsi bavuga ku nzu ya data. Igisebo kiriho nkumva ni njye usebye. Iyo ari njye byagiyeho, iyo mbyishyizeho, sinshobora gufatanya n'abandi gusebya. Mvuze navugana agahinda, bavuga ati inzu y'iwanyu irahengamye, nkavuga ni koko irahengamye, ariko nabivugana agahinda. Bavuze ngo mu nzu y'iwanyu harimo abakozi b'ibisambo n'abajura barya amafaranga y'abandi, nkaba mbizi koko bayarya, nabivugana agahinda. Ntabwo mbivuga nk'uwogeza Rayon Sport na Peri. Mana tugirira ubuntu. Haleluya. Ibitutsi by'abagutuka nabitegera umugongo bigwa kuri njye. Kubitegera umugongo si ikindi, ni umuntu ufite ishyaka ry'inzu y'Imana, y'inzu ya data, nuvuga ngo aritambika kugira ngo igisebo cyari kigiye kuyijyaho, yemera kugitwaza inzu ya data, agitwazanya n'iyo nzu ya papa. Haleluya. Aragifata icyo gisebo nawe akagitwara akakigira iki. Igitutsi cyari kije cyari kuyibaho, agerageza kugikiza inzu ya se. Afite icyo yabikoraho. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Haleluya. Ni umuntu ushobora kurwana ku nzu ya se, akayiburanira, agakora igikwiriye kandi iteka. Mbega ko inzu ya data ibuze ibintu byinshi kandi ifite abantu, kubera ko ifite abantu bayisura nk'abashyitsi batayifitiye ishyaka. Ikabura ibintu byinshi, kandi ibyo bintu byinshi ibuze biri mu bantu hagati. Imana yacu dutabare. Ifite abahungu benshi n'abakobwa benshi, dore uko tungana hano, dore n'abandi bazaza ku cyumweru, dore n'abandi bazaza ku munsi w'ejo, dore ko hirya no hino aho basenga bangana. Inzu ya data ntibuza abahungu n'abakobwa mu by'ukuri. Nubwo tukivuga ubutumwa bwiza kugira ngo abarimo imbere bakomezwe n'abari hanze tubazane, ariko inzu ya data ntibuza abantu. Ariko ibuza ibintu, nyamara ifite abantu babibuze bafite. Haleluya.
hari ibintu ibuze nyamara ifite abantu bafite ibyo bintu. Kwibuza ubwenge bw'imigenzereze kandi hicayemo abahungu n'abakobwa bafite ubwenge, bafite ubwenge bwo gukora ibintu, bagera hanze aho biga bakabikora, bagera hanze aho bakora akazi bakabikora bakanoza, ariko inzu ya data ikabura ubwenge bw'imigenzereze. Tugakorera muri mediocrity, tugakora ibintu bibi, ariko abanyabwenge bicaye muri twebwe bakabireba bakabiseka. Bashobora no kureba umushumba wanyu bakavuga ariko se buriya ntabwo azi gukora biriya bintu, kuki abikora nabi, biriya yakoze nabi nibyo yari ashoboye, kandi wicaranye ubwo bwenge wabugumanye. Inzu ya data ibuze ibintu byiza binoze kandi ifite abantu babyifitemo. Haleluya. Imana yacu ni Imana inoza ku rwego rwo hejuru. Iyo iza kuba Imana itanoza ntiba yarabwiye Mose n'ibara ry'indodo. Indodo, urudodo mwakoresha kuri iki gitambaro hari umuntu rwitayeho? Ntacyo ruvuze. Wenda ibara ry'umwenda abadamu bashobora kureba bakavuga ati iri niryo rijyanye, ariko urudodo umuntu uzibuka urudodo rudoze hariya ku ruhande, ariko Imana ya data yabyitayeho. Ibwira Mose urudodo ruzadoda buri mwenda, ivuga ibipimo by'izi nkingi, ko ari Imana ya detaye. Kuki abahungu n'abakobwa tutarimo kuzana ubwo bwenge mu rugo rwa data, bigatuma inzu y'Imana igibwaho n'igisebo. Ibyiza uzi gukora iwawe mu rugo, zirya ndabo uzi kuhatera, ibyo nzabisubira mu ejo n'abamama. Birya byiza byose uzi gukora muri sosiyete, ko inzu yose ibikeneye, kandi ko igisebo kiyijyaho nawe hari ukuntu kikujyaho, kereka niba uhisha gusenga, aho birumvikana. Hari abantu mu kazi badashobora kuvuga ko ari abarokore, reka mvuga abarokore, kuko bisa nk'ibintu bidafututse. Tugira urusaku, tuvuga cyane ngo dusenga dusakuriza Imana yacu, ariko najya ngubwira ko Imana yacu itarwaye umutima, ibasha kumvira abantu bo ku isi yose icyarimwe. Yaravuze ngo bampimbaza nibaze bavuze ibyuma bivuga cyane, nibivuga buhoro, nibivuga amajwi yose, ntacyo biyitwaye. Ikindi mu ijuru hahoraho indirimbo, ntabwo atinya indirimbo, ntabwo atinya gukubita ibyuma. Ikindi kintu abantu b'Imana dukwiriye kwitoza tukiri hano ku isi, mu ijuru tuzahura turi indimi zose n'amoko yose. Abigisimba bazaba bahari, abazuru bazaba bahari batera amaguru kwa kundi bayatera ukagira ngo ntibari mu mwuka, nabo bazaba bahari. N'ababyina bitonze nabo bazaba bahari, amoko yose azaba ariyo. Haleluya. Umuntu ufite umutima w'ubwami amenya kuwagura hakiri kare. Mu ijuru tuzahurirayo, tuzahurira n'abagatolika bubashye Imana, tuzahurira n'abaporoso bubashye Imana, tuzahurira nabo muri home church bubashye Imana. Haleluya. Abapagani bahano n'abapagani bo muri gatolika n'abapagani b'abadive nabo bafite ahandi bazahurira, bafite idini ariko ntibafite Kristo. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Uwo nguwo urimo udukusanya bo mu ndimi zose n'amoko yose, haleluya, akwiriye icyubahiro. Rero umuntu nabyina ibyo udakunda zamwihorera bibyine. Hari indirimbo nanjye ntakundaga, ntabwo ariko se barabyina babitekerezaho, ariko kubera ko nzajya kubayo nitoje kuzikunda, avuze nta kibazo nibazibyine, nibazirangiza nanjye ndabyina ibyanjye. Ibyanjye ni ibya buke buke no gutekereza ku magambo barimo bavugaho kuruta ritimi, ariko ibyo ni ibyanjye. Ariko n'abazuru tuzahurirayo, ariko muzi ukuntu babyina, bitera amaguru, batera bikaraga, ukavuga utaba nta mwuka bafite, barawufite. Imico yose n'amoko yose tuzahurirayo. Haleluya. Iyi nzu ya data ibuze gukoresha ikoranabuhanga. Turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, dufite abahungu n'abakobwa bazi kurikoresha. Ndagira ngo munyumve bwoko bw'Imana, ikoranabuhanga ntabwo ari irya Satani. Mu buhanuzi dufite mu ijambo ry'Imana biravuga ngo mu gihe cya nyuma ubwenge buzagwira. Haleluya. Iyi ikoranabuhanga dufite riza kuba mu gihe cya Pawulo n'icya Yesu, ko bari kuvuga ubutumwa. Tekereza ko bamanukaga n'amaguru, ubundi bagenda ku ndogobe, ubundi baca mu mazi n'amato. Tekereza inzandiko zose Pawulo yandikiye amatorero, iyo aza kurara azi textinga mu ijoro rimwe, atarinda gutuma bazarujyane barucice mu mazi barugere ruzagere muri Efeso, urundi rugere mu Filipi. Iyo aza kuba afite ikoranabuhanga, ko aba yaratwandikiye ibintu tukabisigarana. Dufite abahungu n'abakobwa bazi kurikoresha, hanze barikoresha neza, ariko mu nzu ya data batarimo kurikoresha, kuko badafite ishyaka ry'inzu ya data. Yesu aravuga ngo ishyaka ry'inzu ya data rirandya. Ntabwo nasanga ibintu bipfuye ngo mbyihorere, ntabwo nasanga hakoreka ibituma ubutumwa bwiza butwihuta ngo mbyihorere. Ibyiza byose wifitemo Yesu urimo urabikoresha mu bwami. Ibintu byiza byose uzi gukora wowe, Imana yaragupakiye, ntabwo urimo ubusa. Haleluya.
ibuza ubutunzi. Inzu ya data ibuza ubutunzi bwo gushyira hamwe ngo yubake insengero nziza, ngo yubakire abatishoboye, ngo igire ibikorwa bifatika ikora. Ibuza ubutunzi, nyamara twishyize hamwe ubutunzi twabubona. Tuvuga urusengero musengeramo muri nka 300, abantu 300 batanze 1,000 ku kwezi kwa kuri 1000 bingahe? 300. Harimo batabona 1,000 batanga 10,000. Abantu 100 batanze 10,000 ku kwezi kugira ngahe? Urusengero twarwubaka mu gihe kingana iki? Inzu z'abapfakazi bari muri twebwe twazubaka mu gihe kingana iki? Ariko gushyira hamwe tukumva biratureba. Ufite ishyaka ry'urugo rwa data, bajya bagira ibyo batangaza ukabyinjiramo. Ibi ntibisaba kugira menshi. Wa mugore mupfakazi wakoze ku mutima wa Yesu igihe yaturaga, yari yatunze makeya, yari yatanze makeya kuruta abandi, ariko yakoze ku mutima wa Yesu. Inzu ya data irimo ubukene, nyamara turi benshi, dushobora gufatanya tukagira ibikorwa dukora. Haleluya. Iyo ngenda mu cyaro cy'iwacu, ngenda nitegereza insengero zose, ndazireba wagira ngo ndazishinzwe. Bavuga ngo iyo tugira amafaranga. Hari urusengero njyaga ncaho i Gitarama i Muhanga, rwari urw'Abadiventiste, n'urw'Abadiventiste ikera, bicaraga ku matafari ya rukarakara. Ariko urusengero rurimo rwubakwa, bari bataratangira gufunga insengero zituzuye neza, icyo gihe barusengeragamo. Nkavuga ngo wampa amafaranga none, hari buyasaba umugabo wampa amafaranga none, aba bantu ngahita mbagurira intebe nk'abakingira, bari bamaze igihe badakinze imiryango n'amadirishya byose bidafunze, ariko barusengeramo. Nkavuga ngo wampa amafaranga ngahita mbakingira. Ni Abadiventiste bitwizera bimwe, ariko ni inzu ya data. Haleluya. Ariko dufatanyije twakora igisebo ku nzu y'Imana. Abantu bafite ishyaka ry'inzu ya data, muze dusaba Imana yongere itugwirize, itugarure mu uyu mwete, katugarure mu iri shyaka, dukorere data nk'abana bo mu rugo, nk'abana batari ibibyarwa, nk'abana batari abashyitsi, nk'abana batahatambutse bugenzi bigendera. Mana wacu tugire neza. Haleluya. Inzu ya data ibuza abakora ingamba na strategy zo kuvuga ubutumwa buhindura abantu mu buryo bwuzuye, ubutumwa buhindura mu mwuka, ubutumwa buhindura mu bugingo, ubutumwa bukora no ku mubiri. Tubuza izo ngamba, kandi dufite abanyabwenge bajya babipanga hanze muri sosiyete bigakunda. Ubwiriza indaya igakizwa, yamara gukizwa ukabura icyo ukurikizaho. Asanzwe atunzwe n'uburaya, ntazi gukora umurimo n'umwe, yabutangiye ari mutoya, ntazi kuboha, ntazi gusuka imisatsi, ntazi kudoda, nta kintu kimwe azi gukoresha amaboko, kandi ni umunebwe kuko kuva kera yitoje gukora uburaya. Wamara kumubwiriza agakizwa ukaburaho umukwiza, ejo yasubira mu buraya, ntabwo ari we, ntaragwiza imbaraga. Ariko tubonye abahanga, kandi turafite abahungu n'abakobwa bashobora kutubwira ingamba twakoresha, tukavuga ubutumwa bwiza buri bukore kuri ibyo bice byose, ubugingo bugakira, umwuka ugakira, umubiri ugakira. Uvuganye n'abana b'indaya benshi bahagaze ku muhanda, yakubwira ko igitumye ab'indaya nuko nta byo kurya bihari, yakubwira ko igitumye ab'indaya nuko nta buzima buhari. Barahari benshi bameze gutya. Ntimugira ngo abakora uburaya bose niko babishaka. Iyo twitagatifije cyane, twigize abatagatifu kuruta Kristo, twibwira ko abakora indaya bose ari uko ari indaya. No. Harimo abantu bafite umutima bashaka gukira. Ariko abanyabwenge turabafite, bashaka kudukorera ingamba zo kuvuga ubutumwa bwiza. Umva, ubutumwa bwiza bufite umwuka, yego wavuye ku Mana, ariko bugira na strategy n'ingamba. Kandi abanyabwenge bicaye muri twebwe, abahungu n'abakobwa barahari mu nzu y'Imana. Imana yatugirira ubuntu. Haleluya. Inzu ya data ifite abana benshi, ariko benshi n'abadafite ishyaka, babigendamo buhoro buhoro, ntibashaka kwiyanduza, ntibashaka kubyivangamo, ntibashaka kwivuna. Binjira amateraniro yatangiye, bagasohoka atararangira, nta mwanya bafite wo kumva ibindi. Iby'amatangazo ntibibareba, ibyo muzasura ntibibareba, ibyo muzubaka ntibibareba. Kandi kuko abanyacyubahiro cyane, rimwe na rimwe baza ari uko ijambo ritangiye. Ibintu byo kwiramisha Imana mu kavuyo ntabwo ari ibyabo. Ariko umwami Dawidi yaririmbiye Imana, yari umwami, ntiyari n'umwami w'umukene, yari umwami w'umunyacyubahiro. Yaraza aho Imana yamukuye, inyuma y'intama za se. Undi mwana wakuriye ibwami, taza amakuru y'Imana ikura ku cyavu, witwa Mikali, umugore we. Hambwa ati umuntu w'umwami ukikoza isoni gutya, kwitera hirya no hino wikoza ikibungo by'ini imbere y'abagaragu.
yasanze byuzuye. Buri abantu basanga byuzuye baravunana mu rugendo. Yavukiye iwabo baramaze gukomera. Dawidi aramubwira ati, yo Mana mbyinira ntuyizi, yakuye so ku ngoma inshyiraho. Haleluya, nzayibyinira ahubwo nzarushaho kwigira isuzugurwa, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi abo bagaragu n'abajuri muvuga bazarushaho kunyubaha. Haleluya. Ariko abanyabwenge dufite, ndabyemera ko hari igihe badafite umwanya kubera akazi. Hari igihe duca imanzi, umuntu yinjiye mu rusengero saa 5 ukavuga utera umuntu usa umunyamwuka utazi ko yidomekeje ku kazi kugira ngo abone uwo mwanya. Nimukajye murebera mu by'inyuma. Umuntu avuye mu kazi ariyibye. Hari igihe umuntu asohoka kwitaba telefone tukagira ngo ni ukurangara, ariko wenda n'umusirikare n'umuganga se akazi katamwemera gufunga telefone. Tujye dufunguka mu bwenge. Yego harimo abita bagiye kuvuga ngo amakuru ngo yego baraho, uvuye mu iteraniro ujya kuvuga ngo baraho. Fremba. Hari igihe njye nitegereza nkabona abana b'abakobwa basohoka mu rusengero batagira akazi. Iyo utagira akazi nta muntu ugiye kunzi by'akazi. Bakiri batoye badafite abana, bagiye kubabwira ngo umwana yarwaye, nta kintu na kimwe. Agasohoka akavuga amakuru, akongera akagaruka ijambo riri hagati. Reka tureke n'ijambo barimo kuramya umwami w'abami. Kuramya neza kuba ryari iyo umuntu arimo aramya nk'aho Imana ihagaze imbere ye. Icyo gihe sinajya no muri toilette, kereka nakubwe cyangwa ndwaye. Ugiye guhura na perezida wa Repubulika mu Rwiro, petit besoin uvanye wazikoze, amazi unywa make, kuko niba kumutegereza isaha uramutegereza utanyeganyega. Niba ari inama arimo kubagira amahirwe yo kujya bazinjiramo, murabizi iyo yinjiye ntabwo dusohoka, twongera kunyeganyega. Arangije n'umunyacubahiro n'umuyobozi wacu, urinjira mu materaniro usohoka winjira, kubera kutamenya ko Imana iraha. Iyo umuntu atazi ko Imana iri mu rusengero nta nubwo ahura nayo. Ariko iyo naje nzi ngo Mana urambwira iki, urankoraho iki, turahura. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro umwami w'abami. Haleluya. Reka turekeraho. Umwami Imana abaha umugisha. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana ndakwinginze. Ikibazo nuko aho tubwira kenshi ari mwe muba muri hano, kandi byibuze ari twego tugerageza. Muzatubwira abo mwasize mu rugo ko nta shyaka mufite, ariko nyine uhari ni ubwirwa nta kundi. Reka tubwire Imana ngo Mana twongeremo ishyaka. Utubabarire aho tutagize ishyaka ry'inzu yawe. Utubabarire aho twabigenzemo buhoro. Utubabarire aho tutabyitayeho. Utubabarire, hari n'iyo umuntu areba akajya yumva ageze yajya akumva birahagije. Imana itubabarire aho twumvise bihagije. Reka tuhaguruke dusenge ubwoko bw'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Imana ibagire neza. Ntabwo wakwita ku rugo rwa so ngo sa kwihorere. N'abantu ubuntu basanzwe, iyo ugize amahirwe ukagira umwana utarangaye witaye ku byawe, niwe mwana uresponsabilize hakiri kare. Niwe mwana utuma iby'agaciro. Niwe mwana uha amafaranga kuko uko azayakoresha neza. Ababyeyi babyaye murabizi, mufite abana bakuru. Hari umwana uvuga uti iyo umuhaye amafaranga ahita yapfusha ubusa, ariko iyo nyamuhaye yabyaza umusaruro. Iyo nyamuhaye nkayamubitsa nazagaruka ngasanga adahari. Na data nuko ameze. Abana bitaye kubye ntacyo bazamuburana. Azi neza ko yabahaye babikoresha neza. Reka tumusabe imbabazi, tujye tumubwira tugarukeho. Data mu izina rya Yesu, duciye bugufi imbere yawe tugushima. Mwami, iki ni igiterane waduhamagaye kuva ku ishyaka ry'inzu yawe. Turagusaba imbabazi tutabikoze neza. Turagusaba imbabazi mwami w'abami. Hari ibyo twishe bitagira ingano. Hari ibyo twari tuzi gukora neza ntitwabikora. Hari igihe twagomba kuhaba ntitwahaba, turagenda ahubwo turasura bushyitsi tukumva ibyaho ntibitureba. Turakwinginze ngo tubabarire, utubabarire mwami w'abami. Wongere utugarukeho, utwongera andi mahirwe. Tugarukeho mwami, utwuzuze ishyaka ryawe, utwuzuze ubwenge bwawe, utwuzuze imbaraga zawe kugira ngo tubishobore. Ndakwinginze ugaruke ku mwana wawe ufite ishyaka ry'ibyiza ariko utazi aho yahera, utazi n'icyo yakora. Umugaruke w'Uwiteka Mana Nyiringabo, uwatangiye kuwukora kubw'ishyaka ryinshi atarafite ubushobozi. Ndakwinginze kugira ubundi bushobozi umuha, ugira ukuntu umugarukaho mwami w'abami, ugira ibyo umwongera Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo gukorera guwe neza, kugira ngo gukorera buhutse. Tuguhaye icyubahiro mwami w'abami,
duhagurukiriza abahungu n'abakobwa muri iri torero, duhagurukiriza abahungu n'abakobwa mu itorero rya muri iki gihugu cy'u Rwanda, duhagurukiriza abahungu n'abakobwa mu itorero rya hirya no hino ku isi bafite iri shaka rimeze nk'iryari mu mutima wa Kristo, bavuga ngo ishaka ry'inzu ya data rirandya. Uwiteka Mana Nyiringabo, duhagurukiriza abakozi bameze gutya, duhagurukirize abahungu n'abakobwa bameze batyo. Uwiteka Mana Nyiringabo, atsa umuriro wawe mu mitima yacu, atsa umuriro wawe mu mitima wari wasinziriye, atsa umuriro wawe mu mutima wumvaga bitabareba. Munyeganyeze uyu mwanya tukiri ku mavi, munyeganyeze uyu mwanya tugisenga, mwereke ibyo ashoboye mwami w'abantu. Hari uwimbwira ko ntacyo ashoboye, hari uwimbwira ko ntacyo afite, ariko ndakwinginze ngo umukore umwereke icyo afite, umwereke icyo yashobora kuko kirahari. Ese atazamera nk'uwo mugaragu wahishe itarani imwe ngo maze bakamwaka n'icyo yibwiraga ko adafite. Uwiteka Imana ikomeye, twuzurize mwa, tugarure mu mbaraga zawe, dusukire amavuta yawe, dusukire imvura y'umugisha, dusukire imvura y'ububyutse. Kangura imitima yacu, wongere wibonere abahungu n'abakobwa, abanyabwenge, abakomeye n'aboroheje, n'abibwira ko batazi. Uwiteka Mana Nyiringabo, wongere bahagurutse kugira ngo igisebo kiri ku nzu yawe kiveho, kugira ngo ikimwaro n'umugayo biri ku nzu yawe biveho. Urakoze mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro. Ngaho umugisha ubwoko bwawe, ugire neza abana bawe, bakubone mwami w'abantu. Erega nta muntu wakwita ku nzu zawe ngo atahe amaramasa. Erega nta muntu wakwita ku nzu yawe ngo unanirwe kwita ku nzu ye, ngo unanirwe kwita ku rugo rwe. Urahareba, urahazi. Uwiteka Mana Nyiringabo, mugirire neza, mwiyereke mu mbaraga zawe. Icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen.